ufite umuntu murarana muri de bonsoirage mfite abavandimwe turarana uyu muntu umwe abavandimwe saraba kubajije umuntu umwe murarana nyine muri mu bintu bya mekanike tuve muri kidomange ubundi kidomange niba ari izina ry'umukino ubundi urinde kidomange ninde mu buzima busanzwe Karabutoni yakubajije kibonke icyaremwe gishya gusa wambara ikibuno sorry wambara ikibuno abantu barakubajije abantu bose nabonye 115 biteguye gusubiza ufite ubwoba turongeye turagarutse ni papa sava mu kwizihiza episode igihumbi nshuti zanjye kuko niba mureba papa sava nkabona ifite miliyoni 2 nkaba nyiri ku 716 sinabigaye ariko utarakora subscription koko biri kungura umugani wa digidigi utarakanda subscribe utarakora subscription subscribing genda ugeho bikorwa rimwe gusa nyamuneka abantu mujyaho ko episode isohotse wayikunda ugakanda kuri subscribe wayikunda ukongera gutyo oya ikorwa rimwe mwabikoze murambona okay kamerama banzu nyerekane namamarize wanyambitse kamemu ntashya ari mfite nta nubwo turi kurwanira imitungo gusa gufatanya sibyo mwambonye ahangaha ndi kwa Young C Design yari Nyamirambo Cosmos muzamugereho namwe abafate neza nta mutima mubi nta guhenda ntaki ubu rero ahangaha ni ikindi kiganiro twaje turimo kwizihiza iyo sabukuru ikiganiro cyo cyitwa subiza barakubaza subiza cyitwa subiza gusa subiza karabaye gitonore mutongoro biteze ikidomange ikibasumba usumba umwumba ese kutari kuntera imitoma nk'woneraga cyagiye ku kiraro cyiza bwa mbere ubonye umwanya bihita birangira amakuru ndashima umeze neza okay awe ameze neza sinzi niba kamera yamubonye kuva hasi kugera hejuru yambwiye ati ngiye nitutajyanisha ibyitwa complete ubwo ntugire icyumbaza nanjye ndi yarandura urabona ko akabara karimo n'umukara urimo kamera urabona bijyamo wambaye neza cyane voilà hari utuntu wasize ku munwa nabyo bigenda kujyana n'aka kabara yego ninde wagusize umuntu wansize ni mama witwa Mama Teta mu mujyi hamwe n'amadede yego dukorera makeup akorera ahagana he hano mu mujyi urabona hano hahoze mu gikari opposite yaho hari ahantu hari Samsung iruhande rwaho Mama Teta wakoze webare kutuzanira abakobwa bari gusa neza cyane wakoze cyane bambaye neza noneho bikajyana na gahunda ya na kuyemo amadederi ngo udakunda komsa okay because nitumwamamarije yakoze arakwiye azagura ubushera icupa rigura 500 kamemu yawe ntabwo ngiye ngushara niyo mpamvu wese urimo kwari njye umwamamarije yica none yanjye si ya sorry wahise uba umufatanyabikora ubonye ngenda isuku bitaho jari ubwo we ni fanta ariko njye natse ubushera byo muzabivugana ku ruhande nyuma yuko tuvugana umeze neza nukuri meze neza abantu barakubajije abantu bose nabonye 115 witeguye gusubiza ufite ubwoba oya ntabwo ndabasubiza kidomange ubundi ni iki kidomange rero nkuko wabinsobanuriye narabikubajije nkubaza ngo ese nukubera iki wanyise kidomange waransobanuriye ukuntu wansobanuriye mba mbyibuka neza warambwiye ngo ubundi kidomange warikuye
ku rurabo rw'idoma. idoma Idoma. yego Abantu ndizera abantu benshi bazi urwo rurabo, ni ikirabo cyiza cyane gisa neza, Gishishe. yego gishishe. Ubwo rero iyo ubwiye umuntu ngo uri ikidomange, mwambwiye ko ari umugore cyangwa umukobwa ushishe usa usa neza mwiza muri utoshye rusange. utohagiye Yego. okay wumva uri proud Of course. ndahita njya ku kibazo cya bosi kabutura gusa wambara ikibuno sorry wambara ikibuno Oya ntabwo nambara ikibuno, imiterere yanjye ni karemano, niko Imana yandemye. nta nubwo ari iva muri gym Sindanagera ari umunsi n'umwe. poroteyine Nta kintu na kimwe. bimwe bihaga biva hanze bashyiramo n'amashashi n'ikinyuma ukababona biraturitse Nta kintu na kimwe uko mbona cyangwa uko bambona nanjye niko nisanze. Nta ruhare na bosi kabutura nta kibuno kiri hariya ntanze kujomba abanyarwanda batavuga bati washyanutse we kandi niko bigomba kugenda umugore utari uwawe mwubahiriza ikidomange twabikuye ku rurabo rw'idoma, ururabo rushishe, ururabo rutohagiye, ururabo ruteye ubwuzu, ururabo nyine ururabo ndamutse mbeshya ubwo mwazamvuguruza kidomange ni izina ry'umukino muri Papa Sava. hari ahandi uryitwa? Oya nta. tuve muri kidomange. ubundi kidomange niba ari izina ry'umukino ubundi urinde kidomange ninde mu buzima busanzwe? Murakoze. Mu busanzwe amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni Uwera Christine. Papa wanjye yitwaga Karimanzira Stanislas. Mama wanjye nawe yitwaga Mukamunana Esperance. Nkuko mubyumva ntibakiriho. Hanyuma nkaba mvuka mu karere ka Huye mu majyepfo. Iwacu twavukaga turi abana 6, ndi uwa 6. Muri abo 6 dusigaye turi 3. uri bucura? Yego ndi bucura. bivuze ngo muri ya gahunda imvura igize ikigashoka hanyuma ugasanga uri n'ikidomange kuyica nako kanya cyangwa ni ukubeshya? Hari ukuntu mbigenza karengera iyo. ariko tubanze tugukomeze byanze bikunze sibyo? uzi ko yaba papa nawe uhari, mama nawe uhari, n'abavandimwe. yego kandi ndumva ari mu minsi yashize wenda njye ntabwo nabashije kugera ariko abandi dukorana bagezeyo bagufata mu mugongo. Yego barakoze cyane. Margarita, Karabutoni, Madederi, Dafi, mwarakoze. Okay. Mbuze Karabutoni. Karabutoni yakubajije kibonke icyaremwe gishya, umuvandimwe ufite proje nshyashya nyine yitwa icyaremwe gishya, ndakeka arageze kuri YouTube kandi abantu iri kubanyura. Ati ukunda kunywa iki? Gikuru cyabyo cyangwa fanta? Anyihanganira ibikuru byabyo ntabwo nzi icyo ari cyo. Nubwo nkunda fanta, nkunda amazi cyangwa amata. Amazi. Hanyuma amata. Amazi cyangwa amata? Amata mukunda inshyushyu? Yego inshyushyu. Vuwara. Gikuru cyabyo ntacyo azifata ntayikunda, nta mata cyangwa amazi. Karabutoni nizere ko washubijwe, utanyuzwe uzajya kureka. Nta bintu byinshi twe tuba twakomeje sibyo se? Ni gutyo biba bimeze. MK Mutoni niwe wari wabajije ngo se uri mukuru, urubatse, warabyaye, urabyara, uri singo, urarana n'umuntu muri de bonsoraje wa mugane wa digidigi bimeze bite? Ndi mukuru. Uri mukuru? Yabazaga ngo ndi mukuru. Nuruzuza imyaka? Imyaka y'ubukuru ndayifite. Y'ubukuru urayifite? Ufite umuntu murarana muri de bonsoraje?
mfite abavandimwe turarana. uyu muntu umwe abavandimwe se arabakubajije Umuntu umwe umurarana nyine muri mu bintu bya mekanike bano automobile mécanique humaine oya ntawe. ufite abana Mfite abana benshi. okay Mfite umuryango wagutse muri rusange. ndayishimiye wakwemera ko papa Sava kubera umugabo Ndayishimiye rero mu muco wacu ntabwo mubeshye. Yego mu muco wacu wa kinyarwanda nta mukobwa ufata iya mbere ingabo z'umuhungu nimba babana cyangwa bakundana. So icyo gisubizo rero nakikubonera igihe papa Sava ariwe wateye intambwe akabimbaza cyangwa akabinsaba. Aho niho nabona igisubizo cyo kuguha. ariko nk'umuhungu wapiga nzenze ko batazanye impeta ngo ngiye mpite propose umuntu aho ngaho n'ibikamera n'iki umuhungu wapiga nzenze imetiriye ngo propose umuntu none turebe icyo abivugaho noneho nge nzajye mu rukiko ngukunda gukina urimo gukura abagabo gukura urabyumva kubacuza utwaba ariko ibyo wabemereye utabibaho mu buzima busanzwe ngo bigira aho bihurira oya ntaho bihurira kubera impamvu uriya babona hariya ntabwo ari Uwera Christine ni Kidomange. Kidomange rero ni uwo mu kazi. Ubwo kuvuga ngo Uwera Christine aba yabaye Kidomange ariko Kidomange si Uwera Christine. Kuvuga ngo Kidomange akwiye kurandura amabwene akashyira ibijigo na muzitsi akajugunya hariya ariko Uwera Christine afite ukundi kuntu aremye. Ni ukuvuga ngo iyo uje gukina nka Kidomange wiyambura ubu Christina ugakina Kidomange wajya gutaha ugasubira kuba Uwera Christine. Ex Beauty House utegereje iki kudashaka? Ntabwo ndabona bimbaza cyangwa ubinsaba. N'abasumani n'abamusa baraho gusa bagutesha umutwe. Ufite uwundi muntu w'umudesign witwa Sunzu urabona byavamo byavamo afite n'amadrede ateye ya mbere byavamo. ahubwo araburiye ariko buriya hari ukuntu waba utabonye bicamo. okay iyi ni Papa Sava episode y'igihumbi tuba tugira ngo duhuze imu zombi ntitugumye gusa mu buhanzi ahubwo tugaruke no mu buzima busanzwe tuganire duseke dusabane niko bimera. Nyamuneka ujye wirinda kuzana iminkanyari mu gahanga. Urabona kuri iriya myaka muri mu kuvuga ngo navuye mu rubyiruko ariko ndi umujene petit bonhomme 14 ans 16 ans sapere international de qualité. Iyi ni Papa Sava rero twabasabye ko rwose tubana uko bishoboka byose. Afro Vevo mizi nzozi ufite mu buzima bwawe. Mu buzima bwanjye mfite inzozi zo kugera kure yaba muri kariyeri yanjye natangiye nanjye ngatera ikirenge cya bosi nanjye nkagera aho nzagira ibikorwa byanjye. Ibikorwa byawe waratangiye cyangwa uracyategereje? Ndacyari gukusanyira ubumenyi n'ubushobozi. Ubumenyi n'ubushobozi. Isaac NS1 nibiye bindi bintu ukora mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa amafaranga ndagikora. Icyo ari cyo cyose cyangwa amafaranga ndagikora. Abanyarwanda bati usibye kwica no kuroga wowe cyose urakora. Oya nanone ibyo ngibyo ni ibintu ikintu icyo ari cyo cyose cyiza kiyubashye giciye mu mucyo erega buriya nibyo mbabwira generalize c'est pas bon. Kubw'umuntu ahita avuga ati uriya muntu wamugwaho kubonanye idolari ujose agaca. ntabwo naba ndevye itegeko ry'igihugu. Hanyuma apare ibyo ngibyo
dufite bizinesi ya tente njyewe na Madederi Dusenge Crania iri mu Busanza. Ni tente nziza cyane cyane ko turi kujya mu bihe by'abantu bari gukora ubukwe, bari gushinga urugo. Ni karibu mutugane tubahe tente nziza, ifite intebe nziza, dufite intebe z'abageni, amatable, abakameramani beza bafotora ifoto kabisa ukagira ngo bakuremye. Ni mutugane turabaha ibintu byiza. Ikibazo mpanganye nacyo muri iyi minsi nicyo kuba nshaje narongoye. Bishatse kuvuga ko ndamutse mbaganye hari umuntu umbwiye ati ok très bien on peut aller, mwangabanyiriza? nta nubwo twakugabanyiriza ahubwo twayiguhera ubona. Wara noneho reba ari umwe nko muri mwe umwana yitwikurura. Ibibazo mubaza vraiment mbafitiye ibisubizo, nta kibazo na kimwe mfite. Karabutoni urahari kuri amafaranga y'inkwano, hanyuma Kidomange na Madederi. Okay, Isaac wasubijwe. Biteze ibi ni ibintu twashyizeho tuvuga ngo tuganire. Ikiganiro cyitwa Subiza. Urumva ubangamiwe kubazwa na boss wawe? Oya, ntabwo mbangamiye. Kubera ko nyuma yo kuba uri boss wacu uri umukoresha mwiza, ugerageza gusabana n'abakozi bawe. So rero tugufata nk'umuntu nk'uko umwana adatinya kuganira n'umubyeyi we, tugufata nk'umuntu wacu, nk'umubyeyi wacu. Niyo mpamvu biba bitambangamiye. Umwana ntabangamirwa no kuganira n'umubyeyi. Ubu ndimo kukubaza, urumva nta kidodo ufite mu mutima? Habe nambe. Ntacyo? Habe. Okay. Hari uwitwa Hirwa 756. Abo ni abantu nagiye nkura ku mbuga nkoranyambaga zabo. Igihe umaze kwisubona yarakwigishije iki? Urakoze. Isi yanyigishije ibintu byinshi ariko bimwe muri byinshi yanyigishije. Isi yanyigishije kwiyoroshya nkabanira abantu bose neza, amahoro. Icyo nicyo kintu cya mbere kiri ku mwanya wa mbere isi yanyigishije. Kwiyoroshya mu biro byawe 40? No, pana kwiyoroshya nkuko uri kubyumva. Ibiro bingahe mu by'ukuri? Jewe 89. No, 79. Ku buryo kuri 40 byanjye naguterura. Ntabwo mvuga kwiyoroshya mu biro, ndavuga kwiyoroshya mu mibanire y'abandi. Kwicisha bugufi ntiwishyire hejuru, ukamenya ko uyu munsi ndi mwisi ariko ejo nshobora kuba ntayirimo. Kwiyoroshya ukabana n'abantu bose amahoro kandi neza, nta n'umwe ubangamiye. Ni iki wicuza mu gihe cyose umaze waba warakoze utatse inama kikakugiraho ingaruka mbi? Naba narakoze? Ni iki kibi waba warakoze utagishije inama? Mbese ugakora ikintu utagishije inama kikakugiraho iki? Ingaruka mbi. Ni wa wundi n'ubundi Hirwa 756. Hirwa niwe ndi kubariza. Ndumva nta kintu nakoze ntagishije inama kingiraho ingaruka mbi, kuko nkunda kugisha inama. Uhombye ni 577 Musa. Niba ari Musa ufata saundi, niba ari iki? Niwe Kiroso y'Impaya. 577 Musa. Ndaza kuverifya amenye niba ari we. Ni ikihe gice cyawe uramutse ukibuze umva waba uhombye cyane? Amaboko. Kubera amaboko adufasha mu bintu byinshi. Of course iyo ndi kwandika nkoresha amaboko. Iyo hari igitekerezo mfite kugira ngo gishyire mu bikorwa mubi nkoresha amaboko. Imirimo yanjye nkora umunsi ku wundi nkoresha amaboko. Yego. Icyo gice cy'amaboko nyibuze nabamombye. Ntabwo ngiye kugucarenginga. Oya, nta kibazo nawe wancarenginga. Nta kibazo carenginga. Ugumanya amaboko hanyuma ugatakaza ubwonko. Ntabwo naba nkiriho natakaje ubwonko. Umuntu udafite ubwonko muri koma imyaka 20.
ubwo numvaga ko umuntu udafite ubwonko aba atari ubwo sura mu Ntabwo bundi upfa. abaryamye hariya n'ubundi abaryamye ari abameze nk'uwapfuye wabyumvise ko ubwonko ni wo moteri I know cyangwa umutima ariko uriya muntu n'ubundi nta kintu aba kiri gukora si byo se ariko nshobora gucika amaguru agace gato k'ubushobozi bw'ubwonko ukaba uri wowe ukavuga ukagira utari ko amaboko akora aho uratsinze moteri ebyiri umutima n'iki n'ubwonko impamvu uba ugomba kubirinda mu buzima bwose udafite umutima ushaka kugira ikibazo cy'umutima bagashyiramo uwa moteri ariko ubwonko biragoye uzi impamvu bigoye ni uko icyo twita nerive imyakura ntisimburwa kubura bagushyiriraho akaboko k'icyuma nka bamwe biruka akaguru k'icyuma ukajya mu masiganwa niba wari usanzwe uzi kwiruka urakoze kuncarenjinga ariko nta kibazo uko ubyumva ni uko nguko si byo aha reka tugaruke rero ubwo ibyo bitu ntabwo nari ndimo ngucarenjinga ahubwo nagira ngo nkubaze Christine mu buzima busanzwe n'undi wabitekerezaga nkanjye ubu mu buzima busanzwe warize yego narize ibihe byiciro primaire nize segonderi niga accounting muri segonderi muri universite nize banking and finance yego banking and finance ntabwo nta n'ijana mwansigiye okay abantu turimo kuganira bose natunguwe kuko ntabwo ari abantu baje muri sinema kubera ko babuze ubundi buryo babuze andi mahirwe ni abantu bafite ahahise n'ahariho ubu n'ahazaza mu buzima busanzwe washakana na papa saba twagisubije igihe cyose yaba ari we wateye intambwe nibwo namenye igisubizo utekereza iki kuri papa sava mwiriranwa akaba adashaka umugore ntabwo nabifataho umwanya munini kuko papa sava afite yujuje imyaka y'ubukure azi icyo ashaka kurusha uko njye namenye icyo ashaka buriya reka tubihe igihe aricyo kizadusubiza ubwiye ko twiriranwa mu kazi buri gihe hafi ya buri gihe ni gute wisanze ahantu ariko ubundi wagize utya wiga pirimeri wiga segonderi wiga iniverisite ni gute wisanze muri ibi bintu muri sinema ahantu ubwo turashaka kuvuga ubuzima nyine twumvishe ko wize pirimeri twese twarayize wiga segonderi abenshi muri twe twarayize wiga kaminuza haryambwiye banking and what finance ni iby'amabanki n'ibaruramari ibintu gutyo ubundi ni gute wisanze ahantu ni gute ukinira muri iki kibuga ni ukuva ryari kuva kera cyangwa nyine icyo ndimo kukubaza wavuze uti nize pirimeri twarayize wize segonderi twarayize harya umbwiye ngo wize finance and banking ubwo ni ukuvuga ngo ni amabanki n'icungamari gute papa saba ko rwari urugendo rurerure kuko ndibuka ko kera niga muri pirimeri icyo gihe urumva nabikoraga nk'ibintu byo kwishimisha ntabwo nari nzi ko hari igihe kizagera nkabyisangamo noneho mbikora nk'umwuga twakinaga amatiyatire ku ishuri ku rusengero ndabyibuka najyaga nkunda gukina ndi mariya kuri noheli mariya nyina wa yesu najyaga nkunda gukina ndi mariya kuri noheli hanyuma nza kujya muri segonderi nabwo ku ishuri nabwo twajyaga dukunda gukina ibintu by'amatiyatire muri segonderi so nyuma 2013 hariya Kabeza Samudu ubundi niho mu rugo niho twari dutuye noneho hari kampani yitwaga Almond 3 Films yari ndibukamo umugabo witwaga Kwezi Jean yari managing director wayo yari umunyamerika witwaga Isaac Ali so icyo gihe haje workshop y'abanyeshuri
bashaka kwiga ibintu bijyanye na sinema. 2013 nanjye ndiyandikisha njyamo ndahugurwa bampa certificate. Ariko kuko nari nkiga muri segonderi mu rugo barabyanga. Bati banza urangize kwiga nayo mahugurwa nayajyagamo muri vacances. Nanga ntabwo twakwemera kujya muri ibyo bintu banza urangize kwiga. Nyuma rero ndangije kwiga ntangira kujya nshakisha ahantu hashoboka najya gukina. Ntabwo byari byoroshye rero urumva njye sinari nta muntu n'umwe wo muri sinema twari tuziranye ariko babandi baduha amahugurwa rimwe na rimwe bakagenda badushakira abantu badushyira muri projet zabo. Hari projet imwe yigeze gukinamo ya company yitwa Hapa yakoreraga Kicukiro, sinibuka projet yabo uko yitwaga, niyo projet ya mbere nagiyemo. So nyuma nza kwisanga muri Ejo Style. Ndabyibuka icyo gihe twari twakoreye i Nyamirambo muri Bahouse. Icyo gihe uza kudusura kuri set turi gukina nkubonye aryo ubwo babita barumani cyangwa baruman nari wari waitress. So ndakubona mu by'ukuri njye nkubonye ko ukuntu nari nsanzwe ngufana muri Seburikoko na Papa Sava narayireba ko njye nagufanaga cyane muri Seburikoko. Urumva kuko Papa Sava yacaga kuri YouTube kandi ntabwo urumva YouTube kugira ngo ubashe kuyaccessinga rimwe na rimwe nuko ufite telefone cyangwa se ufite amayinite. Rero kuko yacaga kuri televiziyo Papa Sava Seburikoko niyo nari nkuzimo cyane ngukunda. Noneho nkubonye ndabyibuka ninjye waje ndakubwira ngo ndagukunda ndishimye kuba nkubonye. Ndangije ngusaba nimero yawe n'ubwa muri covid. Oya ntabwo twe muri covid nyuma gato ya covid. Oya twari tuyirimo ahubwo nyine cyane byari boroheje ibintu abantu bagenda Ejo Style se nabaneza naho nyine numva ni ibintu bitabaho kubona umuntu nkunda wo mu star. Hari n'abandi bari muri Ejo Style b'abastar ariko roho we nagufataga nk'umuntu urenze. Kucyo gihe twari dufitemo naba Rora Nikuze ba Manu bari benshi, uriya mugabo w'ubwanwa bw'umweru n'inde y'irunga bari benshi, na Nadeje na Neza. Tubonye ndishima cyane ndaza ndagusuhuza nkubwira amazina yanjye ndabwira ngo ndagukunda ndagufana. Ndanyamubwira ngo mwamba baramukamana nimero yanyu byibuze urayima. Ndangije rero guhera icyo gihe nkajya nirirwa nkwandikira nkubwira ati nkuko ngukunda koko wambabari ukazanshyira muri Papa Sava. Ukajya wanambwiraga nabi cyane. Wambwiriye nabi icyo gihe atari ko ninde babwiye ko kumenyana n'umuntu yegare kugushyira muri projet. Twe dushyira umuntu muri projet ko twabonye ko abishoboye. Ntabwo dushyiramo kubera umuntu ko twamubonye tubweka dukunda n'umuntu. Kisubwo kuryo nk'ibintu twandikiranye gutyo wumva ko ari nabi. Oya washyiraga hari ukuntu wambwiraga nabi nyine ukabona uri kunshitinga nkaho udashaka n'ubutanzongera. Washaka ngo sherira ngo rero tupfa gushyiramo umuntu bebe kubera yuko urumva ushaka kungiye uko nabyumva kumbwira ati rero urihangana ntabwo nzi imikinire yawe sinkuzi kandi sinapfa gushyiramo umuntu ntazi performance yo waranshitinze cyane icyo gihe ariko sinacitse intege. Nanjye nakomeje kujya nkwandikira. Noneho icyo gihe ukajya unyoherereza link za Papa Sava. Ko nanazipostingaga abantu bakamata se usigaye ukina muri Papa Sava kandi ntabwo ndimo. Ukazinyoherereza hanya nkagupostingira. Ukabibona ukambwira ngo Merisi. Bikomeza gutyo. Ariko nanjye nkajya nkozaho ngutesha umutwe wambabereye ko kukazanshyira muri Papa Sava. Rero igihe kimwe nimba ari ukubera ko ari stress nahoraga ngutera simbizi. Igihe kimwe urambwira ndabyibuka hari nimugoroba nka saa 12 saa 1 urambwira ngo bite ndambwira ni byiza. Harya sojyo unsaba kujya muri Papa Sava yego ngo washobora gukina uri umukobwa wararanye n'umuhungu noneho mu gitondo ugashaka ko byongera umuhungu atabishaka. Urambwira ngo ningufatire voice note ndi kubikina. Ni bya bintu ko bitoroshye. Mfata voice note bikanga. Ngafata voice note nkumva ntibivamo. Nananyije ndakwihorera numva ubungize ikintu cy'ubwoba noneho ndanakwihorera. Mu gitondo urongera urambwira ati message naguhaye wayibonye. Ndakubwira ati nayibonye. Hanyuma kutafashe voice note ndakubwira ntariko nabishobora. Urangije urambwira ngo warambwiye ngo kwa gatatu kwa kabiri ntabwo nibuka neza umunsi wambwiye. Urambwira ngo uzaze witwaje imyenda
imeze gutya na gutya nk'iyo umuntu icyo gihe wambwiye imyenda ibiri, icyo gihe warambwiye ngo nk'iyo umuntu wakoze ubu ugiye kujya mu murenge, umukobwa wambaye neza ugiye mu murenge, ibindi byo ni ibisanzwe byo mu gitanda n'umuhungu twararanye. Igitenge warambwiye ngo uzane igitenge, azinduka ndaza, icyo gihe ndanakererwa urandakarira nabwo, arambwira ngo kubundi wowe ngo urabona ngo ibi bintu ngo aya masaha niyo nakubwiye ngo namubwiye ko ari ukuza saa 2 ngo none ugeze hano ndamubwiye ko ari ukuza saa 1 ugeze hano saa 2 n'igice urabona bizakomeza gutyo ubundi ugaye amahirwe urabona ukiyabonye. Nyine numva ncitse intege, numva nakajwe icyizere ko ngiye gukina uwo munsi ariko ntazakomeza. Nuko noneho ndangije ndakina. Icyo gihe nakinnye episode igoye cyane, episode yo kunshyira mu gitanda ariyo ya mbere n'umuhungu ngo twararanye ndi kumubwira ngo byongere. Washyushye watunaye. Ariko icyo gihe nanjye nakoze iyo bwabaga, ndavuga ahangaha niho ndi bukura amahirwe yo gukomeza cyangwa kudakomeza. Byarangiye wumva se hari ikibazo kibayeho? Ikibazo cy'ibyo nakinnye? Kuri njye nta kibazo cyabayeho, ahubwo mu bantu banjye babankikije umunsi kundi muri sosiyete nibo batabyakiriye neza, kuko benshi ntago biyumvishaga ko ibyo bintu birangirira kuriya mu buriri. Ntago babaza abandi bantu bari behind, baba bumva ko muri mu buriri mwe nyine, nimba baba bumva nka kamera mwazisetinze ubwanyu babiri mwe ziri kureba, zimwe zo muri nuza umuntu ashyira ku rugo. Bo niko abatabyumva batabifiteho ubumenyi ukaba uyambaye, niko ntekereza. So famille yanjye ishaka nyine banza kutabyumva, ndabibumvisha ko bitewe nuko bazi indangagaciro zanjye, baragenda banyumva baravuga okay reka tukure kuko meze tuzareba. Iyindi episode wanyinishije the same day niyo ngiyo ndi mu murenge, ngiye kujya mu murenge, nkasanga ari digidigi na didasiyeni. Noneho nsanga uwo digidigi ari kumbeshya ngo ni umusore, kumva afite umugore mu cyaro babyaranye n'abana 2. Icyo gihe nyine ibintu byo kurwana cyane, ngenda mfite ubwoba mvuga ngo ubwo nyine birarangiye nshobora kutazagaruka kuko nakererewe. Ngiye kumva numva kuri shooting ikurikiyeho urambwira ngo ningaruke. Nuko wisanze muri ibi bintu? Nuko nisanze muri Papa Sava. Bikumariye iki? Rero kuba narisanze muri sinema cyangwa muri Papa Sava muri rusange, kuko Papa Sava niyo navuga ko ariyo mazemo igihe kinini, yampinduriye ubuzima totally, yampinduriye ubuzima kuko ngewe nk'uko mwabyumvisha umuryango wanjye ni mutoya, so naguye umuryango, nagize inshuti noneho ziva ku nshuti zijya kuba abavandimwe. Iyo ndi kumwe n'abantu muri Papa Sava numva ari nkaho ndi muri famille, ndi kumwe n'abakuru banjye, barumuna banjye, basaza banjye, niho hantu ngera nyine nkumva ndanezerewe cyane, ndisanzuye pe. Ugatera udushoti basumani, barumva ndi nko gukina na basaza banjye. Hanyuma rero Papa Sava yampinduriye ubuzima bw'imibereho, kuko ubu nkuko mwabyumvishe nanjye hari abantu babaho barya bambara kubera ko wampembye. Ubuzima bwanjye bwarahindutse cyane cyane cyane, niyo mpamvu n'umuryango wanjye uhora umbwira ngo muri babandi nsiganya bambwira ngo courage courage, kuko iyo babona nta kivamo ntago bari kumbwira ngo komeza. Turi kwizihiza episode 1000 za Papa Sava. Turi kumwe ni Kidomange, ubundi akaba yitwa Uwera Christine, kwa byumvise avuka i Huye ariko yakuriye Samuduha, afite ababana nabo, afite abarera, papa we ntahari, mama we ntahari. Tubivuze bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994. Mu bana 6 batubwiye ko hasigaye 3. Ntabwo ari benshi mu by'ukuri. Ese ubundi wowe wibaza ko ubuhanzi ikindi kintu bwagakwiye kumara niki? Ni ukuba abo mu bukorana atari gusa kuvuga ngo urahembwa, nakoze nakorewe, nariye nasangiye nanyoye, n'enjoyinze
ahubwo imibanire y'umunsi ku wundi, guhumurizanya, gufatanya, gusurana, kugenderana, ubundi byo bibuze ubumuntu buba bwabuze. Iyo turi muri iyi minsi 100 yo kwibuka, ubundi hari iby'ubu utakwiye kubaza umuntu cyane cyane ngo umusubize mu mateka, ariko ni amateka yacu. Ikindi dushyize hamwe twese tugomba kuzubaka kugira ngo noneho nk'uko tubikangurirwa, nk'uko tubirimo, nk'uko dukwiye kubyumvikanaho, ntihazagire ikindi kintu cyaducamo ibice. Ntuze gukora filime ushingiye ku muryango gusa wawe, ntukore filime ushingiye ku karere kawe, ntuzakore filime bitewe n'uko wibona, ahubwo ukore filime ushingiye ku bushobozi bw'abantu. Nugira amahirwe noneho mugahuramo mutari muziranye, ariko umuntu ukabona aruzuzanya n'undi. Nyagasani niyo nta n'igiceri cy'ijana wakuramo. Nyagasani Imana iri hejuru, Nyagasani Imana idufasha, nayo izaguhemba. Christina ukabikubwiye hari icyo abonamo gishobora kuba kitari cyinshi, ariko noneho afite umushinga afatanyije na Madederi, bafite ihema hariya ahitwa Nyungwe mu Busanza. Ni ihema ryitwa Nyungwe Garden. Abantu bakaba bajyayo, ibirori bitandukanye, ubwo no gusaba no gukwa birajyanirana, ni kwiyakira abantu bavuye imbere y'Imana, ni abantu bashaka kwambikana za mpeta z'ibanze za fiançailles, ni isabukuru y'amavuko. Ubwo nanjye urumva ndabura mikeya wenda ikaba isabukuru, yubire ikaba yubire, nkabatumira abatama ibintu Uwera Christine, turagushimiye. Murakoze cyane. Wabwira iki abantu kuri uku kuzuza episode 1000 kuri Papa Sava, ariko twifuza none no kuzuza miliyoni y'aba subscribers kuri YouTube? Murakoze. Abafana ba Papa Sava muri rusange, mbere na mbere ndabashimira kubera ko kuba tugeze kuri episode ya 996 ni ukubera mwebwe, ni uko mwakunze ibyo dukora. Iyo muba mutarabikunze, ntekereza ko hari igihe cyari kujya tukabona ko ibyo turi gukora ntabwo turi kubikorera tukabihagarika, ariko kubera urukundo rwanyu urumva ko tugeze kure. Turabura episode 4 tukagera episode 1000. Turabashimiye mbere na mbere. Hanyuma rero ikindi nababwira, nyabuneka tugeze kuri 717. Mutube hafi, mudufashe. Utarakora subscribe akoreho, ikorwa rimwe gusa, subscribe ntikorwa kabiri. Hanyuma natwe mudufashe tugere kuri subscribers miliyoni. Hanyuma mukomeze mubane natwe, duhari ku bwanyu, dukorera mwebwe, ni mwebwe ba boss bacu. Tubijeje kandi gukomeza kubaha ibintu byiza, episode nziza umunsi ku wundi. Umuhungu wa Pegazeze yambwiye ngo uzi gukinurira. Aho yamba abakobwa n'abadamu mbanza kubabaza ko bisanzuye, kako ari nge wababwiye nti muzaze mwambaye neza, nanjye ahantu nagiye niri imyenda tuzajyanisha. Wazanye ibindi birungo ku buryo urize nta kibazo? Nta bindi nazanye. Ntabyo wazanye? Ntacyo. Apo ikitabuze mu rukutoki ni amakoma, ikitabuze hano kwa Papa Sava naho ni abakaragita babahanga. Umunsi ku munsi niho waramubonye muri episode ya 700 na 800, 800, 900 twatugiye kuzuza 1000. Ntabwo ari ngombwa ko muvuna yiyicire kame. Muzerega ibi bintu birahenda. Ngiye ndi gukubitaho gikotoro nkaza no mukabona ndi. Ni Papa Sava